nawe waba warigeze kurota imvura, waba warigeze kurota uri kunyagirwa, waba warigeze kubona mu nzozi zawe uri ahantu runaka ariko uri kunyagirwa n'imvura. Nagira ngo nkubwire yuko inzozi atari ikintu cyiza gutyo gusa. Nagira ngo nkubwire ko inzozi ari ikintu cyiza kubera impamvu runaka. Hari impamvu uba urose ibyo bintu urose. Ntabwo ari ibintu bipfa kukwituraho gutyo, ni ibintu biba byateguwe. Ni ibintu biza kubera impamvu runaka wowe uba utazi cyangwa uba utashatse no gutekerezaho cyane. Ariko nagira ngo nkubwire ngo nudukomeza gutinda ku nzozi zawe ukamenya ikiri gutuma urota izo nzozi, uzagenda umenya byinshi bijyanye n'ubuzima bwawe. Uzagenda wanariza ubuzima bwawe, ibikubaho ujye umenya ibyo ari byo, ujye umenya ibiri kugukorerwa, ujye umenya ngo ni iki kiri kujya mbere mu buzima bwanjye ugendeye ku nzozi uba warose. Ikaze ku Nzozi X TV. Ahangaha niho mbasobanurira inzozi zose murota. Ahangaha niho unyandikira muri comment ukambwira inzozi warose, nanjye nkaza kugusobanurira icyo zisobanuye koko. Ahangaha iyo ngusobanurira inzozi zawe bituma umenya aho ubuzima bwawe buri kwerekeza, bituma umenya impamvu uri kurota ibyo bintu, ndetse ukamenya nimba uri bwikosore, ukamenya nimba uri bukomeze gukora ibyo uri gukora cyangwa se ukava mu byo urimo. Uyu munsi rero ngiye kubasobanurira ku bantu barota bari kunyagirwa n'imvura, abantu barota babona imvura mu ishyamba, uri mu murima cyangwa se uri ahantu runaka imvura ikakunyagira. Ngiye kubasobanurira impamvu ibi bintu birota. Niba ari ubwa mbere ugeze hano ku Nzozi X TV, ntugende udakoze subscribe, wibuke gukora like, wibuke gukora share, kandi usige na comment kugira ngo ubutaha tuzahere ku gitekerezo cyawe. Uyu munsi ngiye kubasobanurira ku bijyanye n'amadini. Ndabasobanurira icyo amadini yemeza ku bintu bijyanye no kurota uri kunyagirwa. Uyu munsi ndaza kubasobanurira kuri psychology, ku mitekerereze ya muntu, icyo imitekerereze ya muntu yemeza ku bijyanye no kurota uri kunyagirwa n'imvura. Ndongera kandi mbasobanurire ku bijyanye n'umuco nyarwanda, icyo mu muco nyarwanda, icyo abakurambere cyangwa se icyo abanyarwanda bo hambere bemezaga ku bintu byo kurota uri kunyagirwa n'imvura. Ahangaha rero ndaza gufata muri ibyo bice bitatu. Niba warigeze kurota rero imvura cyangwa warose imvura muri iyi minsi cyangwa se ukazanayirota mu minsi iri imbere, umenye ko iki kintu aricyo kizaba kirimo kirakubaho mu buzima bwawe. Bahaye ikaze muri iki kiganiro. Ibisobanuro mu muco nyarwanda. Mu muco nyarwanda wa kera, inzozi zagiraga agaciro gakomeye. Imvura ntabwo yabaga isanzwe cyane kuyibona mu nzozi zawe. Ishyirwaga mu rwego rw'umugisha cyangwa ubutumwa runaka. Kurota imvura hari ubutumwa runaka byabaga biri kukugezaho, niko abanyarwanda ba kera babyemezaga. Ahangaha turi mu byiciro. Imvura yoroheje, umuntu yayirotaga, iyo umuntu yayirotaga ari nko mu murima, byavugaga ko umuntu agiye kugira umugisha, agiye kugira umusaruro ku murima we, ibyo ari guhinga bizera koko. Ku muntu urota imvura ari mu rugo, umuryango we wabaga ugiye kugira ihumure, gukira ubukene cyangwa se kwiyunga. Aho ngaho ni ukuba warabaga uri kurota imvura ariko ukayirota ari imvura yoroheje. Ariko nimba warayirose ari imvura iri kwihuta cyane, iri kwica ibintu, umenye ko hari ibintu bitari byiza bizaba bigiye kukubaho. Ahangaha ndi kubasobanurira ku mvura yoroheje. Katujye ku mvura nyinshi cyane. Urugero, uri kubona imyuzure mu nzozi zawe, uri kubona inkangu, uri kubona ibintu bigwa, uri kubona ibintu byangirika mu mvura bitewe n'imvura iri kugwa. Ahangaha biba bivuga amakuba cyangwa ibintu bizasenyuka, nko gutandukana, guhombywa cyangwa kubura umuntu runaka mu buzima bwawe. Kurota imvura uri wenyine, umuco wabisobanuraga nko kuba uri kwitandukana n'abandi cyangwa uri mu rugendo rw'imibereho mu buzima bwawe, ushaka kwiberaho mu buzima bwawe, udashaka kugendana n'abandi bantu cyane. Kera abakurambere babwiraga abana babo bati, niba urose imvura uri mu ishyamba uzabona ibanga ry'Imana. Aho ngaho ndi kubasobanurira ku bijyanye n'umuco nyarwanda, icyo wemezaga kuba waba warose imvura mu nzozi zawe. Ibisobanuro bijyanye n'idini. Muri Bibiliya, imvura ihora isobanura umugisha w'Imana. Muri Hoseya 6:3 cyangwa se Ezekiyeli 34:26. Ariko ishobora no kuba igihano. Mujya mwibuka ya mvura yaje mu gihe cya Nowa. Iriya mvura yaje mu gihe cya Nowa,
ntabwo yari imvura yavugaga ikintu cyiza cyangwa se umugisha w'Imana, ahubwo cyari igihano. Imvura yari yarakaye ibatiza umwuzure. Ushobora rero nawe kurota ibintu nk'ibyo, ushobora kurota iyo mvura y'umwuzure nawe, ushobora kurota iyo mvura imeze nk'ayo ngiyo kwa Nowa, igaragaza ko ugomba kwisubiraho, igaragaza ko uri mu bibi, ugomba kuva mu bibi, ugomba kuva mu birimo cyangwa se Imana igihana. Imvura nk'impano y'Imana. Imvura Imana yavuze ati nzabaha imvura igihe cyayo, imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Amosi 4:7. Iyo imvura igwa kuri wowe bisobanura kwiyegereza Imana, kugaruka ku nzira nziza, cyangwa se ibihe byo kuvuga ubugingo bwawe n'Imana. Ariko imvura y'igihano, iyo urota imvura ihitana ibintu byose, wenda uruzi ko hari ibintu birimo bikeneye guhinduka, uruzi ko hari ibintu birimo bitari byiza ugomba kuvamo, uruzi ko hari ibintu urimo ugomba guhindura uko witwara, ugomba kuva muri ibyo bintu urimo. Imana irashaka kuhinduka. Hari abapasitori bavuga ko imvura mu nzozi ari ikimenyetso cy'ububyutse bw'umwuka. Ibisobanuro bijyanye na siyansi cyangwa se uko ubwonko bw'umuntu burota imvura, ni muri siyansi psychology. Ahangaha ni ibijyanye n'uburyo abantu b'abahanga mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu basobanura ku kuba umuntu iyo yarose imvura cyangwa se yarose ari kunyagirwa n'imvura, icyo byaba wenda bishaka gusobanura kuri we. Imvura ifatwa nk'isura y'amarangamutima. Ishobora kuba ari mu bihe by'amarangamutima, ushobora kuba uri mu bihe by'amarangamutima menshi, igihe wenda uri mu mubabaro, waba ufite stress nyinshi cyangwa uri guhindura ubuzima bwawe. Ushobora kuba urota imvura yoroheye. Ahangaha ni ukuba uri kwiyumvamo amahoro cyane muri wowe. Ushobora kuba urota imvura y'umuyaga, hanyuma bivuga ko ari uburakari, ibibazo bikomeye mu buzima bwawe. Cyangwa se abahanga nabo bakongera bakavuga yuko iyo umubiri wumva ibintu biri hanze n'imvura iri kugwa, ushobora kuba uryamye imvura ikaba iri kugwa hanze, umubiri wawe ushobora kuwurota bitewe n'uko ubwonko buba buri kwiga ikirere cyangwa se buri kumva ikirere kiri hanze, bigahita bikijyanisha n'ibintu biri kuba hanze, kikijyanisha no muri mu mitekerereze yawe, bikajyana n'ibiri kubera hanze, ugahita ubirota ako kanya. Ujya mubona ko hari igihe ushobora kurota ikintu ukabyuka uri kugikora. Ushobora kurota wenda urimo ukiruka ukabyuka usanga amaguru yawe asa nk'aho arimo arirukanka. Ahangaha biba bimeze nuko ubwonko bwawe ikintu uri gukora gishobora kuba cyajyana n'ibintu uri kurota. Imvura ishobora kuba iri kugwa hanze, ubwonko bwawe bugahita bwirotera ko imvura iri kugwa. Ahangaha rero bijya bijyana nabyo nk'uko abahanga mu mitekerereze ya muntu bagiye babivuga. Mu mitekerereze yawe, iyo uba utekereza ku mushinga, amahoro cyangwa ibibazo, ubwonko bwawe bikabigarura mu nzozi nka ya mvura. Inzozi z'imvura si impanuka, ni ubutumwa bushobora kuvuga byinshi ku buzima bwawe. Hari igihe ari umugisha, hari igihe ari igihano, hari n'igihe ari ubwonko buri kugerageza kugusobanurira ibyo uri kunyuramo.